harimo abantu beza ariko abantu muri rusange ntabwo turi abantu beza. Buriya kuba mu biroroha kuba waca ku muntu ukamuhemukira ugatwara utwe. Biroroha kuba umuntu yaba afite akazi ugashaka ukamugirira nabi ukakamukuraho wowe ukagafata ukakajyaho. Nakundaga kuganira na mama wanjye. Nkeka ko mama wanjye ahantu yakoreraga yabashaga kugira amakuru wenda kuri perezida kuko yakoraga muri Minadef kandi icyo gihe perezida ari minisitiri w'ingabo yaramuzi wenda si cyane ariko yaramuzi nk'umuyobozi we. So yakundaga kumuvugaho ibintu byinshi nkuko nakubwiye yavugaga byasize nkiri muto batabara ariko nzi neza yuko wenda televiziyo yabirarebwa cyane ubutumwa natanze cyangwa ibyo twaganiriye biri bugire ku bantu benshi ariko sipfe guhurura kuwa ari we wese. Simvuga ngo wirengagize abazamuka cyangwa arimo kwiyubaka ariko banzu urebe ngo inyungu yawe iri hehe. Hanyuma wenda nunafasha ufasha uzi kurimo gufasha. Bya bene avuga ngo kugira neza nta muntu ubikora atabizi. Ugomba kuba uzi kurimo kugira neza kugira ngo bitanakuvuna kugira ngo utazanaregreta utazicuza uti ibi bintu nabikoreye iki. So ubuzima bwanyigishije ibintu byinshi ariko ahanini ni ibyo umuntu arimenya akamenya be umenywa n'abawe. Ubu hari igihe kizagera famiye yawe ikicara ikaganira kuri kesi yawe abandi bantu bari aho ngaho bicaye. Icyo gihe rero iyo kigeze nyine nibwo ubona ngo ninde wamataringaga ninde wari ufite agaciro mu buzima bwanjye. Eske niba abandi twiriranwa wenda turi mu kabari cyangwa turi ahantu twasohotse turimo tuganira cyangwa niba abandi nyine babandi bashobora kwicara narwaye indwara ikomeye barimo kuntekerezaho napfuye bagiye gutekereza uko nshyingurwa batekereza uko imfubyi nsize zizishyurirwa minervari cyangwa zizagira ubuzima. Umuntu arimenya akamenywa nabe akamenya be. So icyo gihe niyo naryama saa 10 z'ijoro ntago mbibara nko kwihiringa cyangwa kuvunika. Mbibara nyine nk'umuntu kubwanjye nakifuje ko umunsi ugira amasaha 48 cyangwa amasaha 72 ku buryo umuntu ushobora gukora amasaha 48 ukabona kuryama ariko ntibishoboka. Bityo rero kuri ya masaha yanjye yo kuruhuka yo kuryama ngerageza kugabanyaho makeya ariko simbifata nko kunanirwa. Umuntu wese icyo akunda agiha umwanya. Iyo ukunda ikintu ugiha umwanya ugiha imbaraga urakivunikira. So ni nkuko nabivuze iyo niyo driving force yanjye. Nta kintu na kimwe keretse wenda kugira inzozi nkaharanira kuzigeraho ariko nta zindi nyungu navuga mba nkurikiye ku buryo nshobora gukora ikintu ntakunze ngo kugira ngo nkunde mbone inyungu runaka. Icyo gihe ugera no hagati ukananirwa ukaba wacika n'intege. Cyangwa gukora nk'ibintu ukurikiye umuntu runaka wabikoze. Sabe mbonye ko ufite Isimbi TV urakoze urimo uratera imbere nanjye nshatse guhita mbikora ngo kubera ko wabikoze. Nzagera hagati nanirwe mu gihe wowe wenda wabikoze ko ufite passion cyangwa ubikunze ushobora no gukora nijoro n'umuntu akakubwira ati duhure saa 8 z'ijoro ukabyuka ukajya mu modoka ukagenda. So ni itandukaniro rizanwa nuko urimo urakora icyo ukunda undi arimo arakora ikintu yiganye cyangwa akurikiyemo inyungu runaka. Igihe inyungu izaba idahari azabireka azacika intege. Ikaze kuri uyu munsi rero ubu ngubu none tukaba tugiye kwiga. Ikaze cyane ndetse kumeze neza nanjye meze neza murabibona ikaga courage ndagahorana ntabwo nagutera courage nayifite. Uyu munsi rero tugiye kugirwa inama n'iyo umuntu ugiye kubona ni ibanga ariko nanone ibanga ryose agaseke kose tuba tugomba gupfundura mu gihe gikwiriye. Patrick the Motivator ubu ngubu tugiye kureba uyu muntu icyo ngusaba fata ko gakaramu n'agakayi nurangiza wandike aya magambo meza ugiye kumva ahangaha yavuzwe nawe. N'umuntu mwiza n'umuntu muramuzi ni cyamamare yaramenyekanye. Reka ngureke ubanze umurebe uraza kuza kubikunda. Patrick the Motivator Imana bane nawe kandi niba utarakora subscribe for sure ikore no gukandaho gusa. Tumeze neza nta kibazo. Ndabona ari kumaza kubyibuha. Ni umutima mwiza no gusaza. Umuntu agenda iyo ukura hari ibintu ugerageza kurwana nabyo ariko bikanga. Abantu bagomba kugeraho bakamenyera uko umuntu agenda akura. Ejo bundi hano hazaba hari imvi cyangwa uruhara nta wabona rutazaza.
ntawamenya. Nibyo Tom rero ni benshi bifuje ko nkuganiriza by'umwihariko nko ku buzima bwawe no ku rugendo rwa muzika ubwo n'akazi urimo nyine turaza kubigeraho. Tom Close ubundi ni muntu ki? Wibwiye abantu barimo barakureba, yego wagiye bivuga kenshi ariko hari abo bashaka kubyumva en detail, niyo mpamvu umuntu akwegera kugira ngo bituganirizeho. Tom ni muntu ki nko mu nteruro ebyiri cyangwa imwe? Ni umuntu usanzwe ariko ufite impano yo kuririmba, kwandika, w'umuganga. Noneho ugerageza kubibyaza umusaruro. Uko mbivuze ndari n'abandi bafite byinshi ariko bimwe na bimwe batabibyaza umusaruro. So ni uwo nguwo mu magambo make. Yes, Dr. Tom Close nyine byiyongereyeho ni umuhanzi ariko w'umudogiteri. By'umwihariko Tom, mu buto bwawe wari umujene umeze gute? Wari akana kameze gute kwa kundi wiyibuka? Njya mbona udufoto ujya postinga two hambere. Ni gute wiyibuka mu myaka yawe y'ubuto? Okay, nari umuntu w'umushapu, w'inkubaganyi. Narakubaganaga cyane kuko inkoni nakubiswe sinibuka uko zingana zo gukubagana. Hanyuma nkakunda no gukora nabyita gute, ni utuntu tw'ubukorikori. Ikintu cyose nabonaga nageragezaga kugikoresha amaboko yanjye uko nabishobora. So nuko niyibuka. Nuko niyibuka. Yego. Hari za nzozi zo mu buto byari byose, nubwo uri umuririmbyi uri n'umuganga ushobora gusanga kimwe muri ibyo ngibyo byari mu nzozi zawe cyangwa se zikaba zari zihabanye. Abenshi twarotaka kuzaba pilote ariko byarahindutse. Tom, ku giti cyawe wakuze inzozi ari izihe? Nakuze ngomba kuba umuganga. Ni inzozi nagize ngira ngo mfite nk'imyaka 8. Kuva icyo gihe rero narazikurikiranye zigeraho. Ubu rero ndimo ndashyiraho izindi nzozi nshya kuko iza kera narazirangije. Nibyo ngibyo. Donc wakuze muri wowe n'ubundi wumva ushaka kuzaba umuganga? Cyane nagombaga kuba umuganga kuko ndibuka muri primaire dukora ikizamini cya leta. Hari amafomu wuzuza. Abarimu bacu rero ko nakoreye ahantu mu cyaro ntago bari babisobanukiwe neza. Twarababajije tuse turuzuza iki, hahandi hagomba kujya ibigo. Nabizi ko umuntu yuzuzaga agasaba n'ikigo agomba kujya kwiga. We yaratubwiye ati mwuzuze icyo muzaba cyo cyangwa mushaka kuziga. Kubera ko nari nzi ko ngomba kuba umuganga, hose nujujeho umuganga. Mugusha wowe kizo umuganga. Nta option B. Option yari imwe gusa. So no kwiga muri secondaire muri troncome amasomo yose narayakoraga neza ariko numvaga ko ngomba kuzaba umuganga. Nyine izo za biology na za chimie narazitsindaga ariko za history na za geo nkazitsinda kurusha. Ku buryo nashoboraga no kuba umucamanza mwiza, kwiga duruwa nkazajya mu mategeko, abo mwavuka cyangwa ikindi kintu, cyangwa nkajya mu bintu by'icungamari ko mama wanjye nibyo yari yarize finance. So ariko kuko jewe nari nariyemeje kuba umuganga kuko nifuza kuvura mama yakundaga kurwara igifu cyane akaremba. So naramuhaye isezerano yuko nzakura nkaba umuganga nkamuvura. So narabikurikiranye rero niyo option nari mfite yonyine. Urakoze cyane kuba ukomeje kuri mama wawe. Ni umuntu ushobora kuba yihariye mu mateka y'ubuzima bwawe nkurikije wenda ukuntu wagiye umuvuga no mu itangazamakuru, ukuntu twagiye twandikaho inkuru zitandukanye mu bihe byatambutse. Ni nk'iyihe nama cyangwa ikintu wibuka yakundaga kukubwira ukiri muto kuko yatashye hashize imyaka myinshi? Ntabwo ari ikintu kimwe runaka. So buriya nkunda kubivuga. Ejo bundi nigeze kubitwitinga mvuga ukuntu nkeka ko bishoboka ko Imana yaba yararemye abadamu mbere yo kurema abagabo. Bibiliya itubwira ko Imana yaremye Adamu, inyuma irema Eva imuvanye mu rubavu rwa Adamu. Ariko jye nkurikije agaciro abadamu bafite ku isi cyangwa mu buzima bwa buri muntu, numva Imana yararemye abadamu mbere y'abagabo. So icyo ndicyo cyose
ntabwo nakomeje kubana na mama wanjye igihe kinini kuko yaje kwitaba Imana, ariko icyo ndi cyo cyose kamere yanjye wenda kwiha intego nk'ibyo ngibyo nkaba nabasha kubigeraho, kubasha gukora ibintu byinshi icyarimwe. Hari abantu bumva wenda ari ibintu bidasanzwe ariko njye mbona bisanzwe. Ibyo byose nabivanye kuri mama wanjye. Yari umuntu wakundaga kwa appreciatinga cyangwa gushima icyiza nakoze. Ku mwana rero iyo uri umubyeyi ubona ari ikintu gito, ariko umwana bimutera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo ahora aguha impamvu zo kumushima. So rero nyiri muto turi kumwe wasangaga abantu akorana nabo ku kazi bazi ko nzi gushushanya. Rimwe na rimwe akaza wenda azaniye nk'amakado y'ibitabo bamuhaye ngo shyiraho mwana wawe ushushanya. Nize guteka nkiri mutoya kubera bya bindi byo gukunda gukora. Nateka nk'ikintu baza nko mu rugo wenda atashye nko muri pause kurya azanye nk'abantu bakorana nabo, ukumva wenda baratebeje. Umwe aravuze ati uzi ko ejo bundi natetse ibiryo bikananira kubiteka, kandi nkibuka ko umuhungu wawe cyangwa umwana wawe azi guteka ibi n'ibi. Ikintu nk'icyo rero ku mwana iyo acyumvise kimwereka yuko nubwo ari umwana ashobora kugira icyo akora kigashimwa. So icyo kintu rero niyo yari driving force yanjye. N'igihe atari ahari nakomezaga gukora kugeza kuri maximum, kuko nabaga numva yuko iyo ukoze neza uko byagenda kose hari ishimwe ubona. Ishimwe rishobora kuba ari ishimwe rifatika cyangwa rikaba ari ishimwe riri morale, umuntu akaba yagushimira akagutera ingabo mu bitugu. So mama wanjye rero ni n'ubuzima bwanjye bwose. Icyo ndi cyo ubumenyi nagize. Yari umuntu dukunda kuganira, akanganiriza nk'uganiriza umuntu mukuru, akambwira amateka y'urugamba, yambwiraga icyo barwaniye, yambwiraga uko byagenze ku rugamba. Actually ibintu mbona byinshi uyu munsi icyo gihe ndi muto yambwiraga ko ari byo barwaniraga, ku buryo icyo nicyo cyose uyu munsi niwe. Nk'umuntu utaragize amahirwe yo gukomeza kubana na mama kugeza ubaye umusore cyangwa se ukaba n'umugabo, ibyo ari byo byose hari amasomo bigusigira mu buto ku buryo ugira imbaraga zo kurushaho gukora cyane kurusha uko wakoraga mbere, kuko ntaba agihari ngo aguhe iyo support cyangwa se agufata ukuboko mu rugendo rwawe. Ni gute rero reka mbyite ngo wihirinze mu buto bwawe kugira tubonye Tom Close ubu ngubu umugabo w'umuyobozi ku rwego rwo hejuru mu nzego za leta? Ntabwo navuga ko navunitse cyane, kandi sinjya ibyo nkora cyose ngikora kubera ko mfite passion yo kugikora. Buri uko ari ikintu gikunze ntabwo gishobora kukuvuna. Ntabwo niyo waryama utinze ntabwo bibara nk'imvune, ahubwo wowe wishimira umusaruro wakuyemo. So ibyo nkora byose, tuvuge nk'urugero, njya numva ko hari umusanzu nzagera mu guteza imbere uruganda rwa filime mu Rwanda. So mu gukina, mu kwandika, byose. Nshobora kudakina ariko kwandika, kudirectinga, guproducinga. So icyo gihe rero icyo kintu ngomba kuzashaka uko nyibangikanya n'ibindi byose nkora. Tuvuge niba ngiye kwandika nka filime, ngomba kuzashaka uko nyibangikanya n'akazi nkora, nkayibangikanya n'ibindi nkora by'ubuhanzi, nkayibangikanya no kwandika ibindi. So icyo gihe niyo naryama saa 10 z'ijoro ntabwo mbibara nko kwihiringa cyangwa kuvunika. Mbibara nyine nk'umuntu ku bwanjye nakifuje ko umunsi ugira amasaha 48 cyangwa amasaha 72, ku buryo umuntu ushobora gukora amasaha 48 ukabona kuryama, ariko ntibishoboka. Bityo rero kuri ya masaha yanjye yo kuruhuka yo kuryama ngerageza kugabanyaho makeya, ariko simbifata nko kunanirwa. Umuntu wese icyo akunda agiha umwanya. Iyo ukunda ikintu ugiha umwanya, ugiha imbaraga, urakivunikira. So ni nkuko nabivuze, iyo niyo driving force yanjye. Nta kintu na kimwe keretse wenda kugira inzozi nkaharanira kuzigeraho,
ariko nta zindi nyungu navuga mba nkurikiye ku buryo nshobora gukora ikintu ntakunze ngo kugira ngo nkunde mbone inyungu runaka. Icyo gihe ugera no hagati ukananirwa ukaba wacika n'intege. Cyangwa gukora nk'ibintu ukurikiye umuntu runaka wabikoze. Sabe mbonye ko ufite Isimbi TV urakoze urimo uratera imbere, nanjye nshatse guhita mbikora ngo kubera ko wabikoze. Nzagera hagati nanirwe mu gihe wowe wenda wabikoze kuko ufite passion cyangwa ubikunze, ushobora no gukora nijoro. N'umuntu akakubwira ati duhure saa 8 z'ijoro ukabyuka ukajya mu modoka ukagenda. So ni itandukaniro rizanwa nuko urimo urakora icyo ukunda, undi arimo arakora ikintu yiganye cyangwa akurikiyemo inyungu runaka. Igihe inyungu izaba idahari azabireka, azacika intege. Tom mujya ku muri studio bwa mbere, niki cyabiguteye? Ni wakuze uririmba? Abenshi numvise mu bahanzi barakuriye muri za korari. Ese nuko wakuze uririmba? Nuko wenda hari izindi mbaraga runaka zagusunitse? Ni inganzo yagukirigitaga? Wenda muri icyo gihe byagenze gute? Nawe natangiye muri R&B, uraza kutubwira uko byagenze icyo gihe. Ninjira muri studio bwa mbere nashakaga nyine kuririmba, kandi ni ibintu twicaye turaba. Ninjiranye n'abandi twari muri groupe yitwaga Afro Sense, ariko cyari igitekerezo kigamije twashinze iryo tsinda tugamije kujya dukora ibihangano n'ibikorwa bihumuriza. Afro Sense byavugaga African Sense. Sense tuvuge nk'urugero, abana b'imfubyi, amayibobo, abana bajugunywa ku mihanda, nibo nabaraga nka Sense. Hanyuma twumvaga ko tugomba gukora ibikorwa birimo kubahumuriza, kubaha ubutumwa bububaka, bubahumuriza, ndetse noneho n'ibikorwa bibafasha mu kubaha ubushobozi, mu kubaha support ifatika. So nicyo cyari igitekerezo iyo groupe yari ishingiyeho. Unfortunately igitekerezo gishobora kuba cyiza ariko kidashyizwemo imbaraga kirapfa. Ni bande mwatangiriye muri iyo groupe? Ntabwo nakwifuza kuvuga amazina yabo. Ntabwo bakiri mu muziki? Ntabwo bari mu muziki. So nyuma ngiye kwiga i Butare n'abandi baba busy tuhita tuburana. Hanyuma kubera ko nari natangiye kubikora kandi numva mbishoboye, ndavuga nereka nkomeze nkore umuziki jyenyine. Ko buriyo mukorana muri itsinda buri umwe asabwa imbaraga zingana n'izundi. Cyangwa niyo zaba zitangana buri umwe agashyiramo imbaraga zingana nuko ashoboye kuzishyiramo. Iyo rero imbaraga zibuze ku ruhande rumwe, rimwe na rimwe iyo utamenye ubwenge ngo utangire ubikore wenyine, ugera ugacika intege nawe ukabireka kuko abandi bakunanije. So jewe rero narakomeje ndabikora, abandi babura umwanya, baba busy, babivamo. Gusa ariko mbere yaho naririmbaga muri korari, nakuriye muri korari. Kera nkiri muto cyane sinaririmbaga muri korari, nuko nakubwiye nyifite mama twarabanaga, yamotivaga ibindi, ariko ibyo kuririmba byo nta byari bihari. Nyuma aho mbere y'imfubyi burundu, nta papa nta mama, nagiye kubana na sogokuru mu Mutara ahantu bita Kibondo. Ahantu iyo ngiyo, ariko hari ishyamba icyo gihe, nibwo abantu bari bakihimukira, ameze nko muri parike, wakataga gutyo ugahura n'inyamaswa. Twahageze hashize nk'ukwezi, intare ngira ngo za nyuma zari mu Kagera bazishe, zaje zica inka aho ngaho, bazitega imiti, ziraza zirabirya zirapfa. Ni ukuvuga ngo hari ahantu mu ishyamba. So ngira ngo ikintu cyatumye ubuzima bwaho buryoha bukunda nuko umuntu yabonaga nka korari akajyamo n'iki, ariko na sogokuru twabanaga yari umwarimu wa Poroso. So dutangira korari gutyo, atangira urusengero gutyo. Hanyuma ndirimba muri korari, ndangiza primaire njya muri secondaire. Iyo nazaga muri vacances naririmbaga muri ya korari kurinda ndangiza secondaire. Ndetse nje no kwiga muri RDK naririmbaga muri korari hano kuri Saint Etienne mu Biryogo. So nuko nguko nakomeje kuguma muri korari, ariko ntago numvaga ko nzaba umuhanzi. Kugira ngo rero menye ko naba umuhanzi nuko nagize igitekerezo kimotiva, kinyereka ko ndamutse nkoze ubuhanzi nshobora kugira ubufasha ntanga bugira uwo bufasha wundi, cyangwa ijwi ryanjye rikaba ryagira uwo rigeraho
kikamuhumuriza. Nuko rero nabyijiyemo ntangira kubikora ngira ngo hari 2005 ku giti cyanjye, ariko mbere yaho 2004 2004 twabitangiranye n'abandi mu itsinda, ngira ngo 2004 nibwo ninjiye muri studio bwa mbere, 2005 irangira ntangira kwikorana. Ntabwo watangiriye muri R&B Tom, wari umuraperi? Iyo umuntu atangira akora ibisa n'ibihari, akora ibisa n'ibyo abona. Icyo gihe hari KGB yararapaga, hari ba Mahoni Boni, so uhita ubona yuko tuvuge nk'icyo gihe twe tutaratangira gushyira imbaraga nyinshi muri izi za R&B n'iki, wumvaga ko umunyarwanda uririmbye kugira ngo indirimbo iryohe ugomba kuririmba nk'uko impara zaririmbye, cyangwa aya ma orchestre yandi, ku buryo biza bisoundinga nk'igisope, iki twita igisope cya kera. So byari bigoye kuba inspired ngo wumve ko ushobora kuririmba ikintu kimeze nk'icyo hanze, kuko icyo gihe imiziki yo muri Tanzania yari yarafashe hano cyane, y'Abagande yarahafashe, muri Amerika ba Shanti babaga barasarishije ba Jarul bande bose ba Neri. Icyo gihe rero kumva yuko ushobora gukora ikintu kiri modern, kiri mu kinyarwanda, twumvaga ikinyarwanda kitaririmbika. So natangiriye muri hip hop. Ntabwo byari ibintu bidasanzwe nakoraga, ariko nashoboraga kugenda n'improvinga. Kubw'amahirwe nzagura n'umuproducer nyine witwa Moze arambwira ati ariko yumvise akantu naririmbye mu ndirimbo, ambwira ati ko numva uzi kuririmba, ibintu byo kurapa wabyihoreye ugashyira imbaraga mu kuririmba. Yego nabyo wabishobora, ariko yampaye urugero. Hari n'undi mutipe bari bari kumwe witwaga Dan wampaye urugero, arambwira ati muri no minsi yo wumvise ama publicité kuri radio nahe hari ubwo wari wumvamo publicité yo kurapa. Ndambwira zirahara, aravuga ati ni nke cyane, atari ko iyo wumvise tuvuge abahanzi baririmba ibintu byo kwamamaza, byo gukora icyo benshi bararirimba, kandi uzi kuririmba, jya mu kuririmba. Nkora indirimbo ya mbere yitwa Mbwira, numva ni nziza, ni nayo yahise ituma abantu bamenya yuko ari umuhanzi witwa Tom Close. So kuva icyo gihe rero ntangira kuririmba. Igihe cyambwira byari binagoye gukora clip, mwahisemo nakora clip. Tom, mu rugendo rwawe ugitangira wari no ku ishuri Butare, ni nk'iyi ndirimbo yihariye yatumye ubwayo ku giti cyawe wumva ugize imbaraga zo gukomeza gukora muzike, ukumva ugomba kuzabikora nk'umwuga, ukumva ugomba kuzaba umunyamwuga, ndetse ukabishyiraho umutima nk'uko ukibikora kugeza uyu munsi? Ni iyihe muri zose? Biragoye ko nakubwira ngo ni indirimbo runaka yatumye numva ngiye kubigira umwuga, kuko ibintu twagiye dukora ibyinshi twasaga nk'abarimo kwishakira inzira. Hari abahanzi bari basanzwe bahari, ariko abenshi babaga mu Bubiligi, babaga hanze. Biba byoroshye kuba uri umwana muto wenda utangira kuririmba, ugahura wenda tuvuge na Masamba mu nzira hano, ugahura na Cecile Kayirebwa tuvuge nk'urugero, cyangwa ugahura na ba Aroni Nitunga, ariko icyo gihe no kubabona ntibyashobokaga. Aroni yazaga rimwe na rimwe, ariko nabwo ntitwari ku rwego rwo kuba twajya kuvugisha Aroni. Umuproducer uri icyo gihe witwa Kakomeye yari JP, ariko nawe hari igihe iyo yagusangaga kuri studio urimo ukorana n'undi muproducer, iyo yazaga aje gukorera abahanzi bazanye, hari n'igihe babwiraga ati musohoke mwese mugasohoka. So byari bigoye kuba watekereza ko ubuhanzi ushobora kubukora bukajya mu byagutunga cyangwa bukaba ikintu ukoze nk'umwuga. Gusa kubera cya kintu cyo gukunda gukora, njye nicyo cyansunitse, nicyo cyatumaga njya muri studio nkishyura producer nkakora indirimbo, n'ejo nkasubirayo nkishyura nkakora indi ndirimbo. Si uko narebaga ko bino bintu ndimo gukora bizavamo akazi cyangwa bishobora kuba umwuga, ahubwo nuko numvaga ko ndagikoze kirakunze, reka nongere nsubireyo nkore n'ikindi. Nyuma rero uko byagiye biba byinshi, wenda ngira ngo navuga wenda hari igikorwa runaka twakoze launch album yanjye ya mbere i Butare, nibwo noneho ngira ngo byamfunguye amaso binyereka ko nshobora kubikora nk'umwuga. Ariko noneho indirimbo yatumye ngira imbaraga zo gukomeza gusubira muri studio, hari iyo ngiyo Mbwira, ariko hari n'iyitwa Kuki nayo ni indirimbo nakoze nikora. Ndibuka ko ninjiye muri studio mfite melody byose birangiye, ku buryo isohotse yahise ifata igihugu cyose, abantu batangira kumenya.
niyo yanyeretse ko noneho nshobora kumenyekana mu gihugu. Tom, wakiriya gihe mu myandikire yawe ndakwibuka Kuki, Sibeza n'izindi zitandukanye, Ntibanyurwa n'izindi zitandukanye, wandikaga indirimbo mu by'ukuri wumva zikora ku buzima bwa muntu. Imyandikire yawe kiriya gihe ni iki cyarimo inganzo kiriya gihe wayikomoraga kuki? Wenda twumve nko kuri Kuki, za Sibeza n'izo ngizo zindi zishamikiyeho na za Ntibanyurwa n'izindi. Tom, byavagahe? Imitekerereze yawe muri kiriya gihe ishobora kuba hari ukuntu yari imeze cyangwa se hari influence runaka yari kuriho? Oya, na influence runaka n'ubu mba nkeneye kubiririmba, ariko njya kwandika nk'ikintu nkumva nigeze kukiririmba ahandi, kuko iyo wandika kenshi wandikira abazumva indirimbo, kuko nibo batuma igishoro cyawe washoye kigaruka. So abanyarwanda turi abantu, ntabwo turi agafu k'ivugwa rimwe, ntabwo turi abantu umuntu asuzugura ngo bapfe kwemera baceceke, bakandagire ku gakanu baceceke. So ibyo bintu rero bituma iyo ubahangiye ikintu kijyanye n'iyo myemerere n'imyumvire gikundwa. Nanjye nuko nteye, ntabwo wansuzugura ngo nshobora kukwihorera, ariko bibaye ngombwa twabiganiraho. So ntabwo rero ibyo nandikaga ari ibintu byambayeho cyangwa byari mu mitekerereze yanjye mu buryo buri specific, byabaga ari ibintu nandika bitewe n'imyemerere ya societe ndimo guhangira. Niyo mpamvu izo ndirimbo zakundwaga, niyo mpamvu uyu munsi hari abantu tugihura bakibuka indirimbo yitwa Ntibanyurwa, cyangwa akabikintu ati n'ubundi Tom yarabiririmbye ngo bene Adamu ntibanyurwa. Ibintu nk'ibyo nuko nyine buri muntu wese, ntabwo mu Banyarwanda, mu bantu babasha kumva Ikinyarwanda, twese ntabwo dukunda umuntu watubera indyarya, nubwo turi indyarya rimwe na rimwe. Ntabwo dukunda umuntu washaka ibintu byo kuturusha ubwenge cyangwa kudukorera ubugome. Ibyo bintu rero iyo umaze kubimenya ugahangira abantu ikintu gituma noneho bimworohera kubyexprima cyangwa kubigaragaza, icyo kintu kirakundwa. So icyo gihe rero nahangaga nkurikije iyo myumvire n'imyemerere y'abantu ndimo guhangira. Gusa nanjye byaramfashaga, kuko nanjye ndi umwe muri abo bantu batekereza uko. Kuko buriya iyo wizeye neza ibyo uteka muri resitora yawe, nawe niho urya. Ntabwo waba uri umutetsi mwiza ngo kandi bakubona urimo winjira muri resitora y'umukonkira wasize ibyawe, ntibishoboka. Tom, koko abantu si beza, ubwo dushingiye wenda ku byo wagiye wandika mu bitekerereze yawe nka Tom Close, usanga abantu atari beza? Harimo abantu beza, ariko abantu muri rusange ntabwo turi abantu beza. Ndaguha urugero, ikintu kigaragaza yuko abantu muri rusange tutari abantu beza, iyo ugiye kuri social media, kubera ko ariho Sabe ashobora kwita Karinganire wenda Yves, ntihagire umubwira ngo wabeshya identity, noneho akaba yakwitwikira iryo zina, akirirwa tukana, abangamira bagenzi be, asabota ibintu by'abandi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo ni ikikugaragariza yuko abantu babonye maske bambara, twabona andi makureri mashya, twabona andi mabara mashya y'abo bantu uko bameze. So mu by'ukuri dufite pariti imwe nziza, tukagira na pariti mbi, ariko ku bantu benshi pariti mbi ikunze kuganza inziza. Buriya nta muntu n'umwe utagira uruhande rwiza, ariko benshi muri twe iyo utabirwanyije ngo uvuge uti ndashaka kuba mwiza, ngo uvuge uti nubwo kuba mubi ari byo byoroshye, buriya kuba mubi biroroha kuba waca ku muntu ukamuhemukira ugatwara utwe, biroroha kuba umuntu yaba afite akazi ugashaka ukamugirira nabi ukakamukuraho, wowe ukagafata ukakajyaho. Ariko ni byiza yuko umuntu yimenyereza kudakora ibyo byoroshye bibi, ukemera kwigora, ukemera kwivuna, ukaba mwiza. Kubera ko iyo ubaye mwiza hari inkurikizi zigabanuka, inkurikizi mbi ziragabanuka. Buri umuntu wari wese, ejo bundi bafashe Kabuga iyo aza kuba mwiza mu gihe yabaga mubi, ntabwo yari kumara imyaka 26 yiruka.
ahunga ahindura identity, nubwo byagoye leta kumufata cyangwa inzego zamufasha kumufata, ariko finally yarafashwe. Yari afite amafaranga ashobora kuba yaza akagura Kigali hafi ya yose, akaba yatura mu Rwanda aho ashaka, ariko inkurikizi za cya kintu cyo kuba mubi zatumye amara imyaka 26 naho atuye adashobora kwiyidentifyinga nka we ubwe. Icyo ni ikintu kinini cyane. Buri umuntu kugira ngo abe umuntu bumuryohere nuko ashobora kwigaragaza uwo ari we, aho ari ntagenda bebera yihisha. Nkubwije ukuri, niyo baguhereza miliyari zingahe ariko bakakubwira ngo no munsi urekere kubasaba, ushobora kubyemera ukanabaho n'ubuzima wita bwiza, ariko ku rundi ruhande uzabaho ubuzima bubi, kuko ntuzahura na wa mwana mwareranywe ngo mwigaragarize ko ari wowe. Ntuzaza aho wavukiye, ntuzasubira mu cyaro ngo wenda uvuge uti reka ba bantu twakuranye nicarane nabo wenda mbaganirize cyangwa mbagurire cyangwa mbateze imbere. Bivuze ngo hari pariti yawe, hari igice cyawe kinini cy'ubumuntu kiba cyamaze gupfa. Ubwo rero kuba mwiza no kugira neza turabishoboye, ariko ntabwo byoroshye. Bisaba ko umuntu amenya ko ari byo arimo gukora, ntabwo ari ibintu ukora utabizi. Nkubwije ukuri, ntabwo waca ku muntu usabiriza ngo umuhe amafaranga utabizi. Urabona hari igihe umusinzi asinda agaheruka kumenya aho ari mu kabari, ariko yaza kwikanga yageze mu rugo, akaba yakwibaza hano hantu nahageze gute, wenda yaciye mu muhanda bakajya bamufungira amafiri bakamuvugiriza amahoni, Imana ikamurinda. Ariko mu kugira neza ntabwo ushobora kugira neza utabizi, ntabwo biza inconscient. Ni ibintu ubuzi kurimo kugira neza, biranavuna. So bisaba rero kubyimenyereza. Twese dushobora kuba twaba beza, ariko bisaba ko twemera tukavunika kugira ngo tube beza. Kuba beza biravuna, kuba mwiza biravuna. Tom, iyo numvise imitekerereze yawe mu biganiro utanga, nkareba ibyo wandika kuri social media zawe ndazikurikira, nkeka ko usoma ibitabo byinshi. Ndibeshya? Ntabwo nsoma igitabo runaka, ariko nsoma ibintu byinshi. Nsoma ibintu byinshi, numva abantu benshi. Vuga nshobora kujya kuri Google nkasacinga ikintu bitewe n'ikintu ushaka kumenya. So amakuru yose ngiye mbona nkagenda nyasoma. So nkunda gusoma, ariko kubera ko nkunda gushyira imbaraga nyinshi mu gukora, mu kurema. Kandi gusoma, tuvuga iyo witumye gusoma igitabo runaka bigutwara nabyo umwanya. Nisanga ntagifite umwanya wo gusoma ibintu birebire. Aho kugira ngo tuvuge nsome igitabo cy'amapaje 300, nshobora gushaka resume yacyo, summary yacyo, cyangwa incamake yacyo akaba ariyo nsoma, cyangwa nkumva audio book. Hari ukuntu abantu bafata igitabo bakagisoma noneho bakabifata mu majwi ku buryo ushobora kucyumva. Nuko ngo igitabo wasoma mu cyumweru, kuri audio book ushobora kucyumva mu masaha 3-4. So niko gembe igenza. Ntabwo nkunda gusoma cyane ngo nicaye ku gitabo kimwe, ariko ndasoma cyane. Njya kuri Google ndasacinga, bitewe na information nshaka kumenya. Ninde muntu w'ikitegererezo kuri Tom? Wa muntu ugenderaho, wa muntu navuga ngo influence imitekerereze yawe bivuze, ariko uko byagenda kose mu buzima bwa muntu hari abantu dufatiraho ikitegererezo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umuntu nkunda biragoye ko navuga ko mufatiraho ikitegererezo, kuko domaine turimo ziratandukanye. Gusa nkunda Perezida Kagame, sijye nyine abakundwa n'abanyarwanda benshi, ariko nkuko nakubwiye nakundaga kuganira na mama wanjye. Nkeka ko mama wanjye ahantu yakoreraga yabashaga kugira amakuru wenda kuri perezida, kuko yakoraga muri Minadef, kandi icyo gihe perezida yari minisitiri w'ingabo, yari amuzi wenda si cyane, ariko yari amuzi nk'umuyobozi we. So yakundaga kumuvugaho ibintu byinshi. Nkuko nakubwiye yavugaga byasize nkiri muto batabara. Ndibuka impano yampaye muri 1992 agarutse kudusura 1992-1993 ngira ngo ni kasete y'indirimbo z'Inkotanyi. So nukuvuga ngo yarabizi ko yasize umwana muto ukeneye kurerwa, ariko yampaga impamvu nubwo nari mutoya ndi oblige kuzumva, kuko nanjye icyo gihe najyaga nko ku ishuri nk'abanyamahanga twabanaga bakanyurira wakanyarwanda, nari mbizi ko nyine turi ahantu tutagomba kuba turi. So rero
urugamba rurangiye yakundaga kunganiriza ibyo barwaniye, twashakaga ko igihugu, turashaka ko igihugu kizagera aha, turashaka ko igihugu kizatera imbere gutya. So ibyo bintu byose yambwiye yabivugaga nk'umwe mu bantu bazagira uruhare mu gutuma bibaho, ariko ntabwo yabashije gukomeza kubaho. So umuntu wabaye ku ruhembe rwo gutuma ibyo bintu mu wanjye yavugaga bizaba bikomeza kuba, uno munsi nkaba ndimo kwibona ni Kagame. So jye by'umwihariko nicyo mukundira yuko adahinduka. Ni umuntu ukurikira inzozi ze, ameze nk'umuntu ibintu byose biba muri iki gihugu aba arimo kubisoma nk'ahantu wagira ngo ni ibintu byabaye, wagira ngo ni nka filime ifite script, kwa kundi ujya gukina filime wayanditse uzi ikigomba kuba. Wenda uyireba bwa mbere wayibona isa nk'aho irimo kumutungura, acteur aragiye baramukubise ugize ngo agiye gupfa, kandi wenda uwanditse filime yanditse ko atazapfa. So na perezida wacu Kagame mfataho icyitegererezo, uburyo ayoboramo igihugu cyacu, uburyo ashyira ibintu ku murongo, uburyo agira inzozi, umwaka umwe, imyaka 2, 10, 15, 20 akaba akizitsimbarayeho. Icyerekezo cye kikaba ari kikiri icyerekezo kitahindutse. Ntagera hagati wenda ngo nabona igihugu gitangiye gutera imbere, wenda amafaranga atangiye kugenda aboneka, ahite atorera wenda ave ku bintu avuga ati ko par exemple ubu ngubu nkeka cyangwa numva cyangwa uko mbizi nuko igihugu gikeneye kuba sustainable, kikihaza mu ngengo y'imari, amafaranga ava hanze akarorera. Ariko arashobora no kuvuga ati ko abazungu bashobora kuyaduha, izo za World Bank zikayaduha, twarekeye aho ngaho, wenda akaba yatorera nka corruption, nka tuvuge nk'urugero agatorera cyangwa akihanganira cyangwa akakira ibi bintu bya ruswa n'ibiki byose. Ruswa nyine bakihanganirwa, abanyamafuti bakihanganirwa uko yari ameze, kuko hari ibyo yambwiraga uko yari ameze ku rugamba, akiza umunsi wa mbere mu cyumweru cya mbere akigera ku rugamba, uko yari ameze icyo gihe, uko yamumbwiye niko ameze n'uyu munsi. So icyo rero biragoye kuvuga ngo namukurikiza. Hari umuntu tuvuge kuri esheri, wowe ushobora kuba uri nko kuri 6 ari kuri 11 cyangwa yararengeje igipimo, ariko umunyarwanda wari wese ashobora kumwigiraho icyo kintu cyo kwiha intego kandi cyo kudahinduka. Niba uri umugabo ntugera ahantu wenda ngo nuhura n'ibintu bishobora tuvuga uvuye ahangaha wiyemeje kuba intangarugero, abantu bazi ko wenda tuvuge ubanye neza n'umudamu wawe, nugera tuvuge muri Amerika ahantu nta muntu kureba, uhita uvuga uti ngiye guhinduka ndeke kuba wa wundi. Ukuvuga ngo kuba wa wundi ufite ibintu utabifite, ufite imbaraga utazifite. Hari nk'abantu tuvuga nk'urugero bajya njya nkunda kubireba bya bindi nkunda kumva no gusoma, ugasanga umuntu akritika, tuvuge nk'urugero agakritika leta, ariko wabona we uburyo atihanganira abamukritika. Tuvuge giye nkunda gukritika, nkunda kuvuga Sabe kuna ari umuntu wenda mubi, kandi nkumva ko Sabe agomba kunyihanganira akabyakira, kuko ni freedom of speech, freedom of expression. Ariko giye banyataka nkahita ndaje isa nabi, nuko ngo umuntu afite double standard. So abantu rero bashobora kumwigiraho icyo, nanjye nicyo mwigiraho, ariko ibindi biragoye ko intambwe ni ndende biragoye kuyirukankaho. Tom, ngira ngo yaranagutunguye uyu mwanya urimo bagushyiraho kuko niwe wafashe icyemezo aragisinya. Wumva iyo nkuru bwa mbere, wumva yuko Perezida Kagame mu bayobozi bashya yemeje izina ryawe ririmo, wumvise mu by'ukuri hari uko hindutse? Wumvise bijyanye na wa murongo wenda urimo kuba ukurikira inzozi ze nawe ukavuga uti ngomba kuzaba nkuriya mugabo n'uko byagenda kose ntaba nkawe, ariko ngakurikira intambwe ze? Byaragutunguye? Byari bimeze gute? Uko mbyumva rero gutandukanye nuko, gusa mbere yuko mvuga uko mbyumva nuko nemera ko umuntu ari wese ukorera leta, uri mu rwego runaka wenda rw'ubuyobozi cyangwa ruri tekinike, shakwa no muri prive. Oya, muri prive ni sawa. Muri prive ushobora kwica ibintu
ukaba wabibazwa nk'undi uwo ari we wese. Ariko muri leta baravuga ngo umwere uvuye ibukuru ukwira hose. Ni ukuvuga ngo ikintu uko umuyobozi wawe agenda nawe niko ukwiriye kugerageza kugenda. So yaba yarakwapointinze cyangwa atarakwapointinze, uba ugomba kugerageza gukora nk'uko yifuza gukora. Uwo ni umukozi usanzwe dukorana utarabaye appointed, niko akwiriye kumera. Ni umukozi uwo ari we wese. Tuvuge ngo niba uri muri leta, iyo ngiye ahantu bakama serivisi nabi birambabaza, kandi nkora ibishoboka byose ku buryo umuntu wamaye serivisi mbi bimweretse, kubera yuko twigishijwe cyangwa umuyobozi wacu atwigisha ko tudakwiriye kwicara ngo dutuze twakira ibintu bitameze neza, kubera yuko ari twebwe nyine turi abanyarwanda, ngo turi abanyafurika. Ni ukuvuga ngo cya kindi cyiza umunyamahanga aharanira kugira ngo ageze kuri bene wabo. Umunyamahanga mvuze icyo gihe ni abantu bo muri West, bari abazungu iki. Natwe nk'abanyafurika cyangwa nk'abanyarwanda dushobora kugiharanira, niba ari ukuba mu mujyi usa neza, ari ukuba mu mazu asa neza, ari ukwambara neza, dushobora kubiharanira natwe tukamera nk'uko bari abantu bameze. So ibyo rero biraza bikagera no mu kazi no muri serivisi, ku buryo iyo ndimo gukora, tuvuge nk'urugero nk'umuntu amamaga yambwira ati mfite ikibazo iki n'iki, wenda nkeneye amaraso, mba numva icyo mbashije gukora mu bushobozi bwanjye ngomba kugikora kugira ngo icyo akeneye akibone. Ntabwo numva ko ari favor. So nanjye rero umuntu ugiye kumpa serivisi akifata nk'ari favor arimo kuma, birambabaza. Mba numva niba uri umupolisi uri ku muhanda, serivisi zose ugomba guhereza abantu ugomba kuzitanga wumva ko ari inshingano urimo gusavinga. Ntabwo ari favor, ntabwo ari favor urimo kubagirira, ntabwo ari neza urimo kubagirira. N'umuyobozi uwo ari we wese, n'umusirikare, iyo wasabye ku kazi nyine cyangwa wakagiyemo bataragufashe ku ngufu ngo bakaguterekemo, nubwo kagoye uba ugomba kugakorana umutima wo kumva ko ari serivisi urimo gutanga, atari serivisi urimo gutanga uyigomba abo bantu, atari ineza ubagiriye kugira ngo bibafashe. So tugarutse rero kuri ibyo bya appointment, ngiye numva birangora kubyakira ko bashobora kuba baricaye abaminisitiri bakaganira ku izina Tom Close. Ntabwo numva bitaranabaye, kuko kano ni akazi wicara ugakora ikizamini, wenda iyo basanze utujuje karite bashobora kutajyana iryo zina ryawe ngo risomwe, ku buryo ni ibintu bito cyane. Simba nifuza ko abantu bayi blowing out of proportion ngo babigire binini cyane. Perezida yaricaye, oya, perezida afite ibintu byinshi byo kuganira bitari Tom Close cyangwa ino poste yanjye, kuko akazi nkora umwanya ndiho hari abantu benshi bari kuri uru rwego. No mu kigo nkoramo ntabwo ari jye muyobozi wacu, hari umuyobozi hejuru yanjye. So ndamutse nshatse ko abantu babyumva gutyo naba mbabeshye. Ni ukuvuga ngo nakoze ikizame ndagitsinda, ntabwo ari uko bavuze ngo reka tumuhereze akazi runaka. Hanyuma iyo ugitsinze kuko ari umwanya w'ubuyobozi, hari izindi karite bareba, bakavuga so n'umuntu ashoboye wenda kugira ngo wemezwe, wenda icyo nicyo cyarebwe, hanyuma gishyirwa mu nama ya minisitiri. Wenda icyo gihe nakora ni ukutazatuma inama ya minisitiri cyangwa abafashe icyo cyemezo basinyeho nyuma bicuza ngo kuki uyu muntu yaduciye muri humwe. Ngomba gukora akazi kanjye neza, ariko sinumva ko hari umuyobozi runaka, ari minisitiri runaka wicaye ngo yige ku izina Tom. Oya, ntaba mbeshye. Tom, mu ndirimbo zose waririmbye ni iyihe ifitanye amateka yihariye na Tom Close wowe ku giti cyawe? Muzo waririmbye nyinshi umuntu atarondora. Biragoye, maze kuririmba indirimbo nyinshi, byagorana kukubwira ngo ni iyi. Ariko noneho igisekeje ku ndirimbo zanjye nuko iyo nziririmbye akenshi nyuma y'igihe nca mu buzima bumeze nkaho bwavugwaga na za ndirimbo, cyangwa bumeze nk'ubwo navugaga. Tuvuga nk'urugero indirimbo yitwa Komeza Utsinde. Komeza Utsinde nayikoze mu kwezi kwa gatanu muri 2011. Nyikora na Guma itaratangira, ariko nyuma Guma kuza ndayitwara. Abantu bamwe batishimye ko nayitwaye, batera amabuye, bavuga ko ngo nayitwaye Jay Polly. Ariko mu by'ukuri njya nkunda kuyivuga, icyo gihe nagombaga kwitwara. Abahanzi mu Rwanda bari kuyintwara
bari mbarwa. Abantu twari kwihanganira bari bakeya ariko nabo ntibari muri iryo rushanwa. So ndayitwara, maze kuyitwara hatewe ayo mabuye, igihe kiza kugera cyo kuyisohora, nyisohora bisa nkaho ndimo kuvuga ibyabaye muri Guma Guma. Ariko urumva yari imaze amezi 5 iri muri studio. Ubwo rero indirimbo naririmbye ni nyinshi, ariko nk'urugero naringwaye Rwakomeza Utsinde, Ntibanyurwa. Hari abantu baketse ko nayikoreye Muyoboke, ariko mu by'ukuri iriya ndirimbo nyikora muri studio nari ndi kumwe na Muyoboke tugikorana. Yanatangiye ari reggae. Twagiye muri studio numva akabiti ka reggae, Clement arakatwumvisha, mpita ndirimbamo Komeza Utsinde. Nyuma yaho nza kumubwira tugahindura R&B, turayikora kuriya. Iyo process yose nyuma yaho biza kurangira tutakiri kumwe na Muyoboke, indirimbo irasohoka. So kubera ko icyo gihe nyine twari dufitanye ikibazo na Muyoboke, twatandukanye nabi, abantu bamwe bahise bumva ko ari we nayikoreye. Ariko urumva yuko nabayeho muri ubwo buzima. Hanyuma hari indirimbo yitwa Sinari Muzi, Sibeza. Izo ni indirimbo nyine ugenda umenye, hari igihe ugira inshuti mukagenda mutandukana, ntimutandukane neza, ariko bikaba nyuma. Indirimbo rero naba narakoze bitewe n'ubuzima ndimo, ni byararangiye, nayikoze ku bukwe bwanjye. Nari nayikoreye madamu, byararangiye, ubu namaze guhitamo. Urumva ni indirimbo iri obvious, bigoye ko nakubwira ngo hari ikidasanzwe kirimo. Tom, uri umwanditsi, uri umuhaganga, ukora aka kazi, ufite urugo, uri umunyamuziki, byinshi. Wenda no ku ruhande ushobora gusanga ndibuka wigeze no gukora business, sinzi niba warabikomeje. Izo nshingano zose nk'umuntu umwe uzikora gute wa muntu we, kugira ngo buri kintu ubone ko kiri ku murongo nta kajagari karimo? Byose ubihuza gute? Kwita ku rugo nayo ni inshingano ikomeye, abana bawe kubaganiriza, ibyo bitabo kubyandika, gukurikirana buri kintu cyose, ubigenza gute? Biroroshye, nta kintu na kimwe nkora igice. Ikiza nuko nta kintu na kimwe nkora kitarangira. Buri kintu uragikora ukabona ko wakirangije. Haba gukora indirimbo muri studio, urinjira muri studio ugakora indirimbo, ushobora gusohoka muri studio indirimbo irangiye. Wenda nejo nzasubireyo nkora yindi, ariko ya yindi nari ngiye gukora nshobora gusohoka irangiye. Hanyuma ibyo byo kwandika nabyo, iyo nicaye nkavuga ngo ngomba kwandika ikintu runaka, nicyo kikomeza kiri mu mutwe wanjye. Nshobora gucishamo nkakora ibindi, nkaza ku kazi nkakora iki, ariko iyo ntashye umwanya mbonye ngomba kwicara nkandika kugeza ndangije icyo ndimo kwandika. Ntabwo ndi wa muntu ufatirana ibintu byinshi icyarimwe ngo mbikorere rimwe. Iyo ndimo nkora, tuvuge ndimo kwandika, ugomba ndimo kwandika. Iyo ndimo gushushanya mba ndimo gushushanya kugeza icyo ndimo gushushanya kirangiye. So niryo banga, nta rindi. Nkoresha amasaha y'abandi, ngize amahirwe yaba menshi. Umuryango kubona ryari? Ibyinshi mbikorera mu rugo, nandikiraho mu rugo. Ariko iyo nicaye, Ela nawe ahita aza akicaye iruhande rwanjye, nayo nkamuha impapuro. Iyo ngiye kugura ibyo nkoresha kwandika n'iki, nawe aba afite ibye, ku buryo muri ako kazi mbasha kwita ku bana nyine nk'umuntu uri kumwe nabo. Ni ukuvuga ngo dukinira muri ako kazi nyine. Akambwira ati nshushanyiriza iki, nkahita kimushushanyiriza vuba, agahita gisiga. Ku ruhande mu kanya yagaruka ati nshushanyiriza iki, nkamubwira kare nagushushanyije nayo ishushanyirize, gutyo nkaba ndimo ndamwigisha. Cyangwa hari nk'igihe njya nko muri studio nkahita mubwira tukajyana. Mu gihe nicaye ndi muri studio mba ndimo nkora ibintu bibiri. Mba ndimo nkora akazi, nawe ndimo kumwinspiringa, kuko ni byiza yuko wereka umwana inzira zose akazihitiramo izo azanyuramo bitewe na passion ye. Hanyuma ndimo no kumwitaho nyine, na mama we akaba arimo aruhuka, wenda yasigaye mu rugo yashaka kuryama akaryama, ibintu nk'ibyo. So ngerageza gufatikanya rimwe na rimwe ibyo ndimo gukora, ariko buri cyo nkoze nkakirangiza, singikora igice. Icyo ngiye kukubaza cyo njya mbona utakunda kubivugaho mu itangazamakuru, ariko urihangana kugira ngo nibura abantumye ngo nkubaze buri wese yibonemo. Ni ikintu wakoze gikora ku mutima wa buri wese, kuri social media byarazengurutse. Mu muryango wawe mwadobse umwana, mumwandikaho, ni ikintu gikomeye. Benshi ntabwo babyumva, kuko hari abafite ibintu, ndavuga ibintu nyine by'ubukire,
badashaka gusangira ubwo bukire mu mbaraga buri wese afite, kuko ntabwo tunganya ubushobozi, buri wese turi mu byiciro bitandukanye ni kwisiremwe. Tom, uriya mutima wawukuye he? icyo navuga kimwe nuko nigeze kubwira ko nabaye imfubyi nkiri muto. Icyo ndi cy'uyu munsi hari abantu benshi bagiye bakigiramo uruhare. Iyo baza kundeka ndi mu wa 4 primaire, uyu munsi nashobora kuba ndimo nkora ibindi. So hari abantu bagize uruhare mu gutuma mba icyo ndicyo. Nkuko nanone nigeze kubikubwira kare, kugira neza cyangwa kuba mwiza ntabwo byoroshye, biravunanye. So abatabikora genda bumva, kuko buri muntu, nta muntu utinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo nacyo. Kandi nanjye ibyo nkora, tuvuge nk'urugero kuba nafasha nk'uwo mwana, ntabwo mbikorera kugira ngo azabe umugaragu wanjye cyangwa umucakara cyangwa azaza n'amafaranga ngo akira. Oya, mbikora kuko numva ko nanjye ngomba deja ndimo ndishyura, ntabwo ndimo kuinvestinga, ndimo kwishyura ibyo nakorewe. So ni ukuvuga ngo abantu rero benshi babitinya, ntabwo babitinyishwa n'ubusambo. Okay, harimo impungenge zo kumva ko ari dépenses zigiye kwiyongera kuzo wari ufite. Ariko abenshi ari nk'abatubazaga ese ababyeyi be babonetse ntibahita bamutwara, wenda bakavuga bati jewe ati jewe ntabwo nafata umwana nzi ko bazamuntwara. Kuko iyo ufashe umwana, ikintu cya mbere bakubwira nuko ababyeyi be nibaboneka uzamutanga. Kuko umuntu wa mbere byizewe ko yakwita ku mwana we n'umubyeyi, nubwo biba byagaragaye ko yamutaye. Ariko ashobora gutabwa n'umudamu hakaboneka umugabo, cyangwa hakaboneka famiye, se wabo cyangwa nyirasenge cyangwa nyina wabo ari related, afitanye isano n'umwana cyane kurusha jewe iyo mfitanye nawe. So uwazi wari wese muri uwo murongo ashobora kuza akaba yatuma umwana bamutwara iyo utarajya mu rukiko ngo bamukwegurire officially. So ari abantu benshi rero batinya icyo kintu, ku buryo avuga ati jewe nshyira imbaraga zanjye mu bintu, ntangire mbyimenyereze, mvuge ngo mfite umwana, abandi bana bamumenyere mu rugo, nibarangiza baze bamutwara. Icyo ni kimwe. Hari ikindi cya kabiri nyine gitoya cyane cy'izo mpungenge zo kuvuga ngo binzanamo abandi bantu, ubuzima bwarahenze, amashuri ki, ni dépenses zigiye kwiyongera. Ariko jewe motivation ya mbere ni icyo cyuko nanjye narafashijwe. Ikindi cya kabiri nuko ntabwo iyo ugiye kubyara cyangwa gutera inda cyangwa gutwita usezerana n'Imana ikiri buzemo. Ntabwo uvuga ngo ubu ngubu ndashaka gutwita impanga ngo zihite ziza, umwe araba umuhungu undi araba umukobwa. Urubyaro rutangwa n'Imana. Dufite umwana w'uruhinja, ariko imagine iyo tuza gutwita impanga, ntabwo twari gukuramo umwe ngo tuvuge ngo twashaka kubyara batatu, ngo none bagiye kuba bane ntitubishaka. No kugira neza rero ntabwo bisaba gutegerezanya, ntabwo bisaba ko ugira byinshi, kuko nta byinshi bibaho. Buriya muri Bibiliya bavuga ahantu ngo Yesu yabonye umukecuru watuye igipesu, aravuga ngo niwe utuye neza kurusha abari batanze amafaranga n'ibiki byose. Kuko iyo utanze ikintu kivuye kuri bike, biruta umukire utunze ibya mirenge wafashije umuntu cyangwa wafashije babiri cyangwa batatu. Bigira meaning nini, byakugoye bingana iki n'ifite agaciro kuruta umubare w'ibyo watanze. Ibyo nongera nsubiraho mvuga ni kugira neza, kuba mwiza biravuna. Kugira ngo uno munsi umuzungu yemere kurwanya racisme kandi ari wifitiye akamaro, bisaba nyine kwemera kwigomwa. Uno munsi racisme ikibigamije ni ukutuma abirabura, abantu bafite uruhu rw'ubwirabura, no si ugutsikamirwa gusa, batarwanira amahirwe ahari n'abazungu. Abazungu babanze bakureho amahirwe yabo, umwirabura aze nyuma tware bya bindi byasigaye. Baramutse babarekuye, niba mwiganye mu ishuri akakurusha ubwenge, azaza no ku kazi agatware wowe kaburi. Abazungu benshi rero bafite amahirwe, abafite inyungu nyinshi mu gutuma racisme ibaho, kuko nibo ifasha. Kugira ngo rero racisme icike, nuko abazungu bamwe bemera kwigomwa, bakavuga bati nubwo ari twe bya beneficiaga, ariko bisubiza inyuma igihugu. Ni nka bya bindi by'abadamu, uburenganzira bw'abakobwa, bw'abagore, kumva yuko igihugu kigomba guteza imbere abadamu. Yego ni bashiki bacu, ni abadamu bacu,
ariko bivuze yuko wowe Sabe nujya gusaba akazi ukajya kugasaba uri kumwe n'umudamu wawe cyangwa mukanganya amanota cyangwa akakurusha amanota ubwo aragatwara. Ni ukuvuga ngo cya kintu cyo kuvuga ngo amazi yabaye macyarirwa imfizi ntikiba kigihari. Imfizi nayo irabwirirwa cyangwa ikarumanga nk'izindi nka zose kubera yuko amahirwe arangana. So rero dusubiye kuri ibyo, kugira neza bisaba kwigomwa, bisaba yuko umuntu agira, ntabwo nyakunda kukivugaho ibintu byinshi kuko simba nyine kiba topic, sicyo nabikoreye. Ni ikintu niyemeje gukora nyuma yuko mbonye ko nanjye mfashishwa. Nari mfite inzozi nkiri kumwe na mama na papa barapfa, sigara jyenyine. Izo nzozi zashoboraga guhita zijya mu kirere zikayoyoka. Ariko hari abantu benshi bamaye Minerval, hari umuryango wanjye nkunda cyane, mukuru wa mama wanjye yabaye mama, icyo atadoye n'icyo atari afite. So wenda uyu munsi arifashije, abana be barifashije, sinajya kubafasha. Ngomba rero kugira undi muntu nk'uko yamfashije, nubwo nari umufamiliye. Tuzi abantu benshi, imiryango myinshi itita ku bana bayo, ariko wowe ushobora kubitinya bitewe n'uko ntawe utinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo nacyo. So ntabwo nabikoreye kugira ngo nerekane yuko wenda njye nabikora, nshyire urubanza ku batabikora. Buri muntu agira uko abikora, ariko ibyiza buriya ni ugukora ikintu mu buryo bukugoye. Kuko nshobora no kubyara abana zikabagwira nka bya bindi bya Yobu muri Bibiliya, cyangwa ntibagire icyo bamarira. Hari abagira imiryango ukagira abana 5 ntibagire icyo bakumarira, wa wundi akaba ari we ugira icyo amara. Hari inyungu nyinshi muri ibyo ngibyo. Noneho no kuba ashobora kuza akagira akamaro mu gihugu, yashoboraga kuzaba ari umutwaro w'igihugu, yashobora kuzaba umujura, yashobora kuzaba mayibobo yirirwa hariya. Noneho akaza akaba umusirikare ukomeye, akaba umupolisi, akaba umuganga, akavumbura imiti, akaba umwenjeniyeri. Ni ikintu kinini kiba kivuyemo. Tom, iyo bivuze hari abantu benshi bifasha, niyo mpamvu mbikubajije. Tugana ku musozo, ikibazo cya nyuma, nkibaza buri muntu nakira by'umwihariko, ni icy'ubuzima bwigishije Tom Close. Ni irihe somo ry'ubuzima wasangiza abanyarwanda barimo barakureba? Isomo ry'ubuzima ni uko icyo naje kubona ni uko buri muntu arimenya. Ndi buvuge wenda ku rwego rwa rusange rw'igihugu. Uno munsi muri Amerika turimo tuvugana, muri Amerika hari imyigaragambyo irimo kuba nyuma y'icwa ry'umwirabura. Ibintu birimo kuba muri Amerika nibyo byarashishije Gaddafi muri Libya, nibyo abanyamerika n'abafaransa n'ibihugu byo muri NATO byagendeyeho bishoza urugamba kuri Libya. Ariko Amerika kubera ko ari cyo gihugu nyine cy'igihangange, birimo biraba, barimo baragerageza kurwana nabyo mu buryo bwabo wenda butari nabwo, kuko nka perezida wabo yavuze yuko abasirikare bakwiriye kubyivangamo, bakarasa cyangwa bagakubita abasivili barimo kwigaragambya. Kandi mu by'ukuri nibo bari barigize ba chef bisi, nibo chef de classe, ba class monitor, bigize world monitor, bashinzwe kureba we kanaka bakoze ibi tugiye kugufatira ibihano. Nahoze ndeba abantu kuri Twitter barimo baninura Amerika, bafata tweet Trump yagiye atweetinga akanga ibihugu, bakagenda basiba izina ry'icyo gihugu bagashyiraho Amerika. So buri gihugu rero cyagakwiriye kumenya inyungu zacyo. Ntihagire igihugu kigushyiraho pressure ngo gitume uhubuka ufata imyanzuro uzicuza ubuzima bwawe bwose. Nicyo nize ku rwego rw'igihugu. Tuhere kuri Libya birukanye Gaddafi, ubu Libya irimo iricwa n'abanyamahanga barimo kwisahura n'ibiki byose, mu gihe wa wundi bavuga ngo impyisi yiwanyu ikurundarunda bashoboraga kuyiteminga bakayikuraho, bagashakisha uburyo bakoresha kugira ngo aveho, butari ubwo gushaka kurwana no guturitsa no gukora ibiki. Aho ni hamwe. No mu buzima busanzwe buriya buri muntu arimenya. Kugira inshuti nibyo, buri ubucuti bwiza nyabwo bubaho abantu bakiri bato. Bubaho abana bakiri bato, nta nyungu ziri personnel bari batangira kugira. Ni nabwo usanga umuntu agira abanzi bakeya.
hari umuntu twigeze kuganira w'umuhanzi ambaza atari ko kubera iki abantu baba bavuga cyane kuki kuri radio abantu bagutuka cyangwa abanyamakuru bakwishyizemo. Ndamubwira nti nawe nutangira kugira icyo uvuze no kugira agaciro runaka abantu bakubonamo gashobora guherwaho bakugirira ishyari cyangwa bashaka kukurwanya, uzabona abanzi. So no kuvuga ngo buri muntu arimenya, kandi ni byiza kujya mu kintu ubona ufitemo inyungu. Ugirana umubano n'umuntu runaka, tuvuge nk'urugero twakoranye no interview, ariko nzi neza yuko wenda televiziyo yabo irarebwa cyane ubutumwa natanze cyangwa ibyo twaganiriye biri bugere ku bantu benshi. Ariko sipfe guhurura kuwa ari we wese, simvuga ngo wirengagize abazamuka cyangwa arimo kwiyubaka, ariko banza urebe ngo inyungu yawe iri hehe. Hanyuma wenda nunafasha ufasha uzi kurimo gufasha. Bya bene avuga ngo kugira neza nta muntu ubikora atabizi. Ugomba kuba uzi kurimo kugira neza kugira ngo bitanakuvuna, kugira ngo utazanaregreta, utazicuza uti ibi bintu nabikoreye iki. So ubuzima bwanyigishije ibintu byinshi, ariko ahanini ni ibyo. Umuntu arimenya akamenya be, umenywa n'abawe. Ubu hari igihe kizagera famiye yawe ikicara ikaganira kuri case yawe, abandi bantu bari aho ngaho bicaye. Icyo gihe rero iyo kigeze nyine nibwo ubona ngo ninde wamataringaga, ninde wari ufite agaciro mu buzima bwanjye. Eske niba abandi twiriranwa wenda turi mu kabari cyangwa turi ahantu twasohotse turimo tuganira, cyangwa niba abandi nyine babandi bashobora kwicara narwaye indwara ikomeye barimo kuntekerezaho, napfuye bagiye gutekereza uko nshyingurwa, batekereza uko imfubyi nsize zizishyurirwa minervari cyangwa zizagira ubuzima. Umuntu arimenya akamenywa nabe akamenya be. Leta umaze kubibona rero bimwe nakubwiraga, ndakeka wamaze kwiga nubashije kugera kuri uno munota, bisobanuye yuko umaze gukunda ino video. Ndagushimiye cyane kuba wabikoze, ni ibintu byiza cyane. Cyo ngusaba rero nanone nitwatunumara ngusaba, ariko no kugira ngo tukomeze tubane ndetse ukomeze kugenda ugira inyungu nyinshi zikomeye. Iyi video niba wayikunze, sharing inshuti yawe, ya inshuti yawe uziko ukunda ko ishobora kuba yamenya ibintu byiza bya bindi nawe wagezeho. Aka kantu nikaze kumucika. Genda umbwira ati Patrick the Motivator uramuzi, nurangiza umbwira ati genda ukore search kuri YouTube, uraza kubona Patrick the Motivator, ubone ibiganiro byiza biba bigiye biriho, abo umusore, abo umukobwa, abo mama, buri umwe wese ndakeka wabibonye ko ashobora kwisangamo. Ndagushimiye cyane. Ahanga ni kuri Patrick the Motivator. Imana ibane nawe. Ciao ciao.